Bakristu bavandimwe nshuti za radiyo Mariya Rwanda, Kristu Yezu akuzwe. Tugeze ku wa kane w'icyumweru cya gatanu mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B. Amasomo matagatifu Kiliziya duteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere turasanga mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 11 guhera ku murongo wa 4 kugeza kwa 13. Isomo ryo mu gitabo cya mbere cy'Abami. Salomoni amaze gusaza, abagore be bamuhinduye umutima bawerekeza ku zindi mana, maze umutima we ntiwakomeza kurangamira Uhoraho nk'uko wa se Dawudi wari umeze. Salomoni ayoboka Ashitoreti, imanakazi y'Abasedoni, na Milikomu, ishyano ry'Abahamoni. Salomoni akora ibyo Imana yanga, ntiyaba akiyobotse Uhoraho nk'uko se Dawudi yari yarabigize. Nuko Salomoni yubaka hejuru y'umusozi uteganye na Yeruzalemu, ahubaka urutambiro rugenewe Kemoshi, ishyano ry'Abamowabu. Yubaka n'urundi rutambiro rugenewe Moleki, ishyano ry'Abahamoni. Abigenzereza atyo ibigirwamana by'abagore be b'abanyamahanga bose. Batwikiraga imana zabo imibavu, bakazitura n'ibitambo. Uhoraho arakarira Salomoni kuko yari yarayobeje umutima we, awutanya n'Uhoraho Imana ya Isiraheli yari yaramubonekeye kabiri, kandi ikamutegeka imwihanangiriza ko atazagira izindi mana yiyegurira. Nyamara Salomoni ntiyumvira icyo Uhoraho yari yaramutegetse. Uhoraho abwira Salomoni ati, kubera ko wangenjeje utyo, ukaba utarakurikije isezerano ryanjye n'amategeko nayo naguhaye, ngiye kukunyaga ubwami mbugabire umwe mu bagaragu bawe. Nyamara simbikora ukiriho, kuko ngiriye so Dawudi, ahubwo nzabunyaga umwana wawe. Ariko kandi nawe sinzamunyaga ubwami bwose, nzamusigira umuryango umwe, kubera so Dawudi na Yeruzalemu nitoreye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Zaburi ni 106 mu dukubo 105. Uhoraho uratwibuke, wowe ugirira neza umuryango wawe. Uhoraho uratwibuke, wowe ugirira neza umuryango wawe. Hahirwa abita ku mategeko y'Uhoraho, igihe cyose bagakurikiza ubutabera. Uhoraho uranyibuke, wowe ugirira neza umuryango wawe. Uhoraho uratwibuke, wowe ugirira neza umuryango wawe. Koko twaracumuye nk'abasekuruza bacu, twaragomye duteshuka inzira. Bivangavanze n'abanyamahanga, maze biha gukurikiza imico yabo. Uhoraho uratwibuke, wowe ugirira neza umuryango wawe. Bagaragiye ibigirwamana byabo, maze bibagusha mu mutego. Abahungu babo n'abakobwa babo babaturaho ibitambo by'ibigirwamana. Uhoraho uratwibuke, wowe ugirira neza umuryango wawe. Barihumanije kubera ibyo bakora, imigenzereze irabandarika, nuko uburakari bw'Uhoraho bugurumanira umuryango we, azinukwa abo yari yaragize abe. Uhoraho uratwibuke, wowe ugirira neza umuryango wawe. Naho ivanjiri turayisanga mu ivanjiri uko yanditswe na Mutagatifu Mariko, umutwe wa 7 guhera ku murongo wa 24 kugeza kwa 30. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Ahabwe ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe Yezu ajya mu gihugu cya Tiri. Nuko yinjira mu nzu adashaka ko hagira ubimenya, ariko ntiyashobora kuhaguma bitamenyekanye. Ako kanya umugore wari ufite umwana w'umukobwa uhanzweho na roho mbi, yumvise bamuvuga, araza amupfukama imbere. Uwo mugore yari umunyamahanga kavukire k'Ifenisiya ho muri Siriya, nuko amusaba kwirukana iyo roho mbi yari umukobwa we. Yezu aramubwira ati, reka abana babanze bahage, kuko bidakwiye gufata umugati w'abana
ngo bawujugunyire ibibwana. Umugore aramusubiza ati, ni koko nyagasani, ariko n'ibibwana birya utuvungukira abana bataye munsi y'ameza. Aramubwira rero ati, ngiriye iryo jambo uvuze, ngaho genda, roho mbi ivuye mu mukobwa wawe. Uwo mugore arataha, asanga umwana arambaraye ku buriri, koko roho mbi yamuvuyemo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bavandimwe, mu masomo matagatifu tumaze gutega amatwi, Nyagasani ariyerekana nk'umukiza w'abantu bose, ntawe asiga inyuma uko waba umeze kose, aho waba uturuka hose, kuko nyine atazanywe no gukiza intungane, ahubwo abanyabyaha. Icyadusaba ni ukugira ukwemera. Nibyo twumvise mu ivanjiri, aho Nyagasani Yezu agirira impuhwe umunyamahangakazi wo muri Siriya, akamukiriza umwana wari wahanzweho na roho mbi. Igituma Yezu Kristu amubaza ibibazo byinshi, aragira ngo asuzume ukwemera kwe, bitaba ari iby'amabwire gusa. Ubusanzwe Abanyasiriya bari bafite ibindi bigirwamana baramya, ariko Yezu amaze kumva ijambo umugore amubwiye, yumva yuko afite ukwemera gushyitse, yumva ko yemera Yezu, yumva ko uwo mugore atacyemera ibyo bigirwamana byabo, ahubwo yahindukiye, ahubwo yisubiyeho akemera Yezu, bituma Yezu nawe amugirira impuhwe, maze amukiriza umwana. Naho mu isomo rya mbere twumvise uburyo umwami Salomoni mu busaza bwe byarangiye atereranye Uhoraho, maze yegukira ibigirwamana by'abagore be. Ntiyitaye ku buhanga, ku cyubahiro, ku bwamamare n'ibindi Uhoraho yari yaramuhaye, ahubwo abagore be bamuhinduye umutima, bawerekeza ku zindi mana. Imana yacu rero bavandimwe ni inyampuhwe, ariko ni n'intabera. Niyo mpamvu yamuhaniye icyo gicumuro, maze inyaga igice cy'ubwami umwana wa Salomoni. Muri aya masomo hari ibyiciro bibiri by'abagore twumvise. Ni ukuvuga mu ivanjiri hari umugore w'umunyamahanga wemera Yezu, maze umwana we agakira. Naho mu isomo rya mbere twumvise abagore b'abanyamahanga bahindura umutima wa Salomoni, bakawerekeza ku bigirwamana. Ese wowe muvandimwe, waba uhuza abantu n'Imana, cyangwa se n'uwo utuma bajya kure y'Imana? Yezu yaravuze ngo ibigusha abantu ntibizabura kubaho, ariko hagowe abo bizaturukaho. Umwami Salomoni yateshutse ku isezerano yari yaragiriye Uhoraho, maze atwarwa n'ibigirwamana, maze arabihanirwa. Natwe rero abenshi hari igihe twibagirwa ineza Nyagasani atugirira, maze twabona ibyo twasabaga Imana tukayitera umugongo, Imana tukayitererana. Bimwe mu Kinyarwanda bavuga bati yashize impumpu, maze yibagirwa icyamwirukansaga. Ukarara amajoro usenga, ugakora ingendo nyobokamana, ukibabaza, ugakora noveni n'ibindi, usaba urubyaro, usaba gutera imbere, usaba akazi, usaba gutsinda mu ishuri, usaba kubona umugabo cyangwa umugore, wamara kuyibona ntukibuka n'aho kiliziya iba. Ibyo nta kindi kibitera, ni ibigirwamana byadutwaye umutima muri iyi minsi. Muri ibyo twavuga nk'amafaranga, icyubahiro, ikoranabuhanga, ubuhabara n'ibindi. Mu gihe tutabikoresheje mu buryo bukwiye kandi bugororotse, nta kabuza bitujyana kure y'Imana. Niba rero bavandimwe twaragiye aho kure y'Imana, nitumere nk'uriya mugore w'umunyasiriyakazi, tugarukire Imana yiteguye kutugirira impuhwe. Muri iki cyumweru cyahariwe kuzirikana ku muryango, dukomeze dusabire imiryango ifite ibibazo nk'ubukene, amakimbirane, inzangano, ishyari n'ibindi, kugira ngo Nyagasani abahe inema y'amahoro no kwihangana, bongere bagire ibyishimo. Nyagasani Yezu nabane namwe.
mwari kumwe na Padiri Eric Ndagijimana, umupadiri wa Diyoseze Gatolika ya Butare, ukorera ubutumwa mu iseminari nto ya Butare ku Karubanda.